Mu mazina yiswe n'ababyeyi ni Jessica Nyambo, gusa yatoranyijemo izina rimwe ari ryo Nyambo, ari ryo ryamamaye cyane kuri social media. Yavukiye mu Burasirazuba ahazwi nko mu karere ka Kirehe, tariki 18 z'ukwezi kwa kane 1999 nibwo yari abonye izuba. Amashuri ya pirimeri yayize mu karere kabo ka Kirehe, naho amashuri ya sekonderi yayize mu karere ka Rusizi. Yavuye Rusizi ahita ajya kwiga i Kayonza aho yize modern. Si ubuhanga bwo gukina filime gusa, no ku ishuri yazaga ku mwanya wa mbere, aho wasangaga ari gusobanurira abanyeshuri benshi ndetse bikamugora cyane bitewe n'umwanya mwinshi yakoreshaga arimo kubasobanurira. Yatangiye gukina filime mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho covid yari itwatatse. Nyamba akigera muri sinema yahise agenda akina kuri channel bita Big Mind Empire aho bazi kwa Kiramana. Ntibyatinjemo ahubwo umukobwa yahise yamamara cyane, abantu baramukunda, batangira kwibaza ngo ese iriya mpano yabagahe, uraninde, nuwahe, twamukura he? Kiramani nawe yahise abona ko yakiriye impano idasanzwe, nibwo bakoze amavideo menshi, bakora amafilime seri menshi. Umukobwa aramamara, aramenyekana cyane, ubu mu Rwanda ni icyamamare, ari mu bantu bazwi cyane mu Rwanda. Ukivuga Nyambo buri umwe wese ahita amenya ngo ni uyu n'uyu. Haboneka ifoto buri umwe wese ahita avuga uti uyu ni Nyambo, nta wamuyobegwa, haba abasaza, haba abakecuru, ikimenyimenyi urubyiruko bose baramuzi. Muri 2023 couple Nyambo n'uwo bita Mugisha Thierry yari yaramamaye cyane. Uyu Mugisha Thierry abenshi ntago bamuzi, gusa Mugisha Thierry ni umwe wamamaye cyane nka Titi Brown, uzwi nk'umubyinnyi cyane, watsindiye ibihembo byinshi, nawe mu myidagaduro arazwi cyane. Iyi couple yabo yariye hit biratinda, buri umwe wese yaravugaga ngo Nyambo wa Titi, ndetse dore yuko hari n'amabrand namwe bagiye bafitanye. Hari umushinga Titi yari yaratangije, filime yahuriragamo na Nyambo bitewe na couple yabo. Umunyarwanda yaravuze ati agahararo ntikaramba. Kubw'amahirwe make iyi couple yabo yaje gusenyuka. Nyambo hari abasore benshi bari bamushaka. Umusore bita Uwiringiyimana Richard uba muri Australia, muri 2026 yaje gukundana na Nyambo, gusa we ntago yarashaka agahararo. Yaravuze ati ibyo mwakoze byaranyigishije wowe na Titi. Richard yaje kubwira Miss Nyambo ati sinakundanye nawe kugira ngo tujye twifotoza, sinakundanye nawe kugira abantu bamenye yuko dukundanye, ahubwo nakundanye nawe kugira ngo uzambere umufasha. Miss Nyambo ntago yaje kubyanga. Miss Nyambo nawe mu magambo make yaramushubije ati nanjye nakubonyemo umuntu nifuza, nakubonyemo umuntu dushobora gukomezanya urugendo, tukabyarana abana ndetse tukubaka, tukazasazana ubuziraherezo. Tariki 30 Nyakanga 2026 Miss Nyambo na Richard bagiye gutera igikumwe ahagana Nyarugenge, ku murenge wa Nyarugenge. Ubu tuvugana Miss Nyambo na Richard bafitanye kontrageti ko bagomba kubana. Nyambo ashinja Titi kugira ubunebwe, kwirirwa aryamye. Namwe basore ndabagira inama ngo mugaragaze umurimo, mukore cyane, muzabona abakobwa beza nk'aba Nyambo. Nuko Titi yatsinzwe mu rukumbo, Nyambo babe baramumutwaye.